Ndagusoje nkwifurije kugira ibihe byiza, reka nizere ko Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwawe. Turagarutse ni ku Makuru TV, tuzanye byinshi bitandukanye by'umwihariko ibigezweho. Tugiye kukubwira amakuru atandukanye, ndaza kukubwira ko muri UTAB ni universite cyangwa se kaminuza iherereye mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Gicumbi Ibyumba. Ku munsi w'ejo hamenyekanye inkuru y'uko abanyeshuri bageze kuri 20 bikanze umutingito maze basimbuka iyo nyubako nyine, bamwe barakomereka, ariko iyi nkuru turaza kuyikugezaho mu buryo bwihariye kubera ko ndaza kuba mfite mugenzi wanjye kuri telefone Emmanuel Mustafa, ariko kandi nituva kuri iyi nkuru turaza kuba twerekeza no ku zindi nkuru ziri kuvugwa hirya no hino. Hano mu Rwanda abasirikare batandukanye bakuwe mu myanya, barimo abagiye basezererwa muri RDF. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Ni mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho turaza kukubwira ko M23 yahishuye umubare w'abasirikare ba leta imaze kurekura, ariko kandi umutwe wa Mobondo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urashinjwa guhohotera abaturage i Kinshasa, umurwa mukuru w'iki gihugu. Munyemerere mbere yuko dutangira tubanze twakire mugenzi wacu uri ku murongo wa telefone. Mustafa, uranyumva neza? Ndakumva neza Bosco, ndabona ibice by'amajyaruguru noneho y'umujyi wa Kigali akaruhu kameze nabi, ariko mu buzima busanzwe bw'umeze neza nta kibazo. Umeze neza. Hanyuma abakunzi bacu bari bagukumbuye, ntabwo twaherukaga gukorana. Ni inkuru ugiye kuturamburira iyo mu karere ka Gicumbi. Nibyo yarashize agaheburiza iminsi 5 nari maze iminsi mu gakonje kugira ngo ndebe ko nakwitekerezaho neza. Noneho nagarutse, nubwo tugarutse duhera noneho ku nkuru itari nziza niko navuga, ariko n'abakunzi b'Amakuru TV nabasuhuje cyane, bizera ko bameze neza aho batwumva bari mu bice bitandukanye by'isi. Bajye banyibuka kuri YouTube kandi subscribe kugira ngo abantu bakomeze banazamuke, nyabureka ibintu kugera byiza cyane. Hanyuma ubwo ngira ngo abakunzi bacu babyumvishe, ubwo uraza kutubwira iby'iyi nkuru. Hanyuma no mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye ni ngo umutingito wagiye uvuza ubuhuha, nubwo njyewe nawe numvishe, kandi ngo muri Kigali wewe warawumvisha aho wari uri? Natangiye kumva aya makuru ejo, hari mugenzi wacu ukorera byishingiro Bizimana Desire, ejo niwe twarimo ducata, aravuga ati ariko habaye umutingito hashize akanya n'iminota 5 ko nasohoye inkuru ku kinyamakuru bati mu Rwanda habaye umutingito ukomeye cyane. Avuga nise bigenze biti hashize n'iminota 20 kwa buri umuntu waba ari kuvuga ngo nikagendere telefone y'amabuye ati nyamara Mustafa mu dutabarize kuri UTAB abantu bawiriranye mu buryo bukomeye cyane bitewe n'uyu mutingito ubaye. Reka da kuri Gicumbi ubura muri Gicumbi gateye, ndi mu bantu bagakoramo cyane umunsi ku munsi. Ni akarere urebye uburyo gateye no kuba umutingito koko waza ukanyibasira ntabwo ari ibintu byantungura, kuko si ubwa mbere wenda n'iki kibazo cy'umutingito muri Gicumbi kivuzwe, kuko no mu bihe byashize byagendaga biba, ariko muri UTAB ejo byabaye akarusho, bifata indi ntera nyine bitewe n'uriya mutingito wabaye. Ariko kubw'amahirwe turi gushima Imana nuko amakuru dufite kugeza amagingo n'ubundi, nubwo tugiye kubyinjiramo tukarebaho nta muntu ugeze wasiga ubuzima, nicyo kintu wenda umuntu akabaye anashimira Imana. Hanyuma Mustafa, reka tudatinze iyi nkuru tunayinjiremo, hanyuma utubwire buri kimwe cyose kiri kuvugwa muri kaminuza ya UTAB. Nanjye nakiriye ubutumwa bwa bamwe mu banyeshuri biga UTAB, kubera ko urumva iyo bazi kuri umunyamakuru baba bazi ko amakuru yose uyafite. Barambaza bati se ibintu turi kumva ngo byabaye, urumva hari abari mu kiruhuko, bati ibintu byabereye Gicumbi bimeze bite? Ubwo nanjye nari narabimenya, kuko ejo nanjye mbere ya saa sita kugeza mu masaha y'i saa 11 nari nyiri muri konji.
ndamubwira nise ubwo okay, ubwo nibyo byatumye nyine nkurikirana iyi nkuru aribwo nakwitabaje. Ngira ngo watubwira buri kimwe cyose kivugwa kuri iyi nkuru. Nitakubu cyane Bosco nk'uko wari ubivuze uti ni umutingito wumvikanye, nibyo ni umutingito wumvikanye mu Rwanda mu masaha y'igicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere cya 28 Nyakanga na 25 hagati ya saa 9:30 z'igicamunsi nibwo bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu bagiye bumva uyu mutingito. Hanyuma rero uyu mutingito waje kuba ukora ahantu hatandukanye ariko by'umwihariko mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Bari mu bantu bumvishe uyu mutingito ndetse n'igice cy'Amajyepfo nkurikije ubushakashatsi nagiye nanjye nkora nk'umunyamakuru, hari aho bagiye bumva umutingito mu majyepfo y'u Rwanda. Gusa muri Gicumbi nk'uko wabivuze muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya UTAP harimo abanyeshuri, murabizi ko kiri muri vakansi by'umwihariko haba hari kwiga abanyeshuri baba baje muri konti cyane ku abarezi babigisha ariko bakaba muri vakansi bajya kwiga kuko hari abiga hanyuma nyine cy'ibiruhuko bagataha hanyuma hakaza abandi basanzwe. Ubwo bari mu ishuri bari kwiga hanyuma muri ayo masaha bw'umutingito nyine wabaga amasaha 9:30 nibwo abanyeshuri bikanze bo baje kuba nkurikije analize nagiye mbona n'ubudasenguzi nagiye nkora, baje kuba batatekereje ko ari umutingito, batekereza ko ari ikindi kintu kibaye. Bashobora kuba banasiza ko wenda hari icyo kibaye kuri hanyuma ko ku bantu batazi kaminuza y'UTAP ni kaminuza ifite inyubako igeretse, hanyuma nyuma y'uko igeretse rero urumva abanyeshuri abigiramo hejuru baje kuba bikanga, hanyuma niko gusohoka babwirana, abandi baza kuba bavuga bati kugira ngo turengere ubuzima bwacu baza kumanuka niko navuga cyangwa se gusimbuka iyo etaje, hanyuma bagera kuri 20 biravuga ko bakomeretse kuko nyine baje gusimbuka iriya etaje ariko bikaza kurangira bataje guhirwa n'ubuzima. Muri abo basimbutse bagera kuri 20 bakaza kuba bakomereka kuko amakuru namaze guhita menyana y'uko bamwe mu banyeshuri bakundaga bamamagara cyane biga muri kaminuza kuko bitewe n'uko umuntu abakorera bafite n'abantu benshi baziranye baza bati cyangwa mu dukora ubuvugizi ibintu birakomeye cyane. Baje guhita ngerageza gushakisha uburyo kinakura amakuru neza kugira ngo menyetse n'iki kibiteye tuza kumenya ko hari umutingito wabaye mu masaha y'igicamunsi ya saa 9. hanyuma rero abo 20 Bosco kuri ubu ngubu bamwe bajyanwe mu bitaro bya Byumba kugira ngo bitabweho ndetse no ku kigo nderabuzima y'ibitaro bya Byumba bifatanye n'ubundi n'iri kaminuza y'ubugeni ya UTAP. hanyuma bari kwitabwaho n'abaganga nyine babafasha kugira ngo ubuzima bwongere busubire kuba bwiza, nimumara kuba bwiza hanyuma baze gukomeza amasomo yabo uko bisanzwe. Hanyuma umuntu yavuga ko abo bakomeretse 20 bakomeretse bingana iki? Ese hari abo ubuzima bwabo buri mu kaga ku buryo wenda umuntu yavuga ko hari abashobora kuba bakitaba Imana cyangwa se bakaba bakuramo ubumuga bukabije, cyangwa se wenda ukatubwira uti ni abantu basimbutse etaje wenda bari kuri floor ya 3 se ku buryo wasimbutse yaba yakomeretse? Tubwire uburyo cyangwa se uburemere bw'ibikomera basimbutse cyangwa se bakomeretse bafite. Urebye kuri iyi kaminuza y'UTAP baje kuza ko abantu abanyeshuri bari mu ishuri ariko mu nyubako igeretse hagati ya 2 na 3, ariko urumva muri 2 ntabwo twavuga ko hashobora kwakira ubuzima bw'umuntu mugabo kugira ngo ubuzima yego bakomeretse ariko ntabwo bafite ibikomere byatuma wenda hari icyo umunyarwanda ashobora kwikanga akavuga ati harimo gushobora kwabura ubuzima. Dukurikije n'amakuru twagendaga tukurura natwe yavaga muri bagenzi babo ntabwo byari bikomeye cyane ku buryo twavuga ngo ni ikintu gishobora kuba cyatuma hari ubura ubuzima cyangwa se akaba yakira ubumuga budakira.
zegeranye n'ibitaro ndetse n'ambiransi zikaba zahise zikora akazi kazo kuko amakomite n'uko ambiransi 8 bahise zibatwara ku bitaro kugira ngo bavugwe n'abaganga. Ntabwo twavuga ko hari umunyeshuri ushaka kuza kuba yabura ubuzima, wenda ashobora gufataho iminsi kugira ngo abanze anakire, amaze yitabwaho n'abaganga. Urumva kwiga ko amasomo ntabwo yabo abangaba bamwe ari bukomeze kirekura araza gutora agatege hanyuma agasubira ku ishuri kugira ngo akomeze n'ubundi kwiga, naho ubundi abandi bose ni ugukomeza kureba se n'iki kiza gukurikiraho, tukareba se baraza gukira byara ahubwo barasubira ku ishuri guteze mu gihe bari kwa muganga, ubundi biragenda bitinze. Natwe ibyo twiteze tuza no kureba se ubuyobozi bwa kaminuza ya UTAB baraza kubivuga wiciwe wowe na Munanashi Bera kari umuyobozi w'iyi kaminuza. Dutegereje ko n'abandi cyo wenda azagutangaza nk'umuyobozi kuri bano banyeshuri, kuko urumva ni ikintu gikomeye cyane iyo ikigo cyangwa se ishuri ribuze abantu 20 urumva bari abantu benshi cyane, akaba kandi bari mu ishuri bari no kwiga. Urumva nicyo n'izo nzego tuza gutangaza ndetse tukaza no kugerageza mu karebo ngerageza kurakora no gufatisha ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi we na Nsabonimpa Emmanuel cyangwa se n'ubuyobozi bw'umurenge wa Tumba, kuko dukunda gukora akazi bya hafi. Ndaza kugerageza nze kuvugisha abagaciye ababikorwa y'umurenge wa Tumba ngeze muri Theoneste tuze kumva ko hari icyadutangariza ese n'amakuru mashya baramutse avugwa by'umwihariko kuri kino kibazo. Hari umuntu wanyandikiye wansekeje cyane, arambwira ati aho ntiwasanga ari ubwoba bw'igitsina gore mu bantu bakomeretse harimo n'abagabo. Ntabwo twavuga ko wenda mu bantu bakomeretse harimo abagore gusa, kuko burya iyo baravuga ngo iyo umuntu ari kwitabara cyangwa ari gutabara amagara ye buri wese asamaye. Ntabwo twavuga ko ari abagore gusa cyangwa hari n'abagabo barimo, cyangwa n'abagabo barimo, nubwo imibare yasohotse n'ibyo, ariko ntabwo twabashe kumenya ngo ni bande niba runaka bakomeretse. Gusa nkurikije uburyo iriya kaminuza nyizi ndetse n'abahiga bameze, kuko ni ahantu nkunda gukorera ikintu cyane, ni ahantu nkunda kujya kuko hariyo inshuti zanjye kandi bikunze harimo abagabo. Ntabwo wavuga ko nta bagabo barimo mu bantu 20 ko ari igitsina gore gusa, ariko n'abagabo byaze kose barimo kandi urumva bageze gutabara amagara yabo kugira ngo babe bayarengera. Hanyuma Mustafa, reka ngushimire ku bw'aya makuru, hanyuma ubwo nuramuka umenye andi makuru ajyanye n'iyi nkuru uraza kutubwira. Ndazamubwira amasaha imbere nizere ko mu makuru y'igicamunsi uza kuba ufite na update zuzuye. Turi kubara abantu 20 ariko amakuru nanjye ndi kugenda nkurura nuko bashobora no kuza kwiyongera ku bantu bagize ihungabana. Niyo mpamvu mu masaha make kugira ngo dutegereze amasaha nyine abakozi ba leta bagira mu kazi neza kugerageza kuvugisha ubuyobozi bubishinzwe kugira ngo bagire detaye zose zambuye kuri iyi nkuru, hanyuma natwe twaza kuyabageza ku banyarwanda tukababwira izina rimeze byose, hari abasezerewe se, hari abiyagiye kwa muganga, ibyo nibyo tukaza kugeza ku banyarwanda basagiye. Hanyuma reka ngushimire cyane. Murakoze cyane Bosco. Ngira ngo ni umunyamakuru mugenzi wacu yitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, ni umunyamakuru ukorera mu karere ka Gicumbi ndetse na Rulindo by'umwihariko amajyaruguru yose. Hanyuma reka nkubwire ko abasirikare barimo Major General Gumisiriza basezerewe muri RDF. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kuwa mbere tariki ya 28 Nyakanga cyasezeye ku nshuro ya 13 ku basirikare bacyo bageze mu gihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'abarangije amasezerano y'akazi mu rwego rwo kubashimira ku bw'akazi gakomeye bakoreye igihugu. Abasezerewe nk'uko RDF yabitangaje barimo abaofisiye bo ku rwego rw'abagenerali, abaofisiye bakuru kuva ku bafite ipeti rya majoro kugeza ku bafite irya koloneli ndetse n'abaofisiye bato n'abandi basirikare. Umuhango wo gusezerera kuri ba ofisiye generali n'abofisiye bakuru
bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura, mu gihe gusezerera ba ofisiye bato n'abandi bagenzi babo byabereye kuri buri cyicaro gikuru cya diviziyo bakoreragamo, ariko abari mu mujyi wa Kigali bibera ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda niwe wayoboye umuhango wo gusezerera bari abasirikare mu cyimbo cy'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ni umuhango kandi wanitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, cyo kimwe n'abashakanye n'abariya boherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu izina rya Perezida Paul Kagame, Minisitiri Mariza Munda yashimiye abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kubw'akazi gakomeye bakoreye u Rwanda mu gihe rwari rubakeneye. Ati mwahagaze mushikamye mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora, muhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kandi kuva icyo gihe mwagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye mu guhindura RDF igisirikare gikomeye kandi cy'umwuga, haba imbere mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Ati umusanzu wanyu by'umwihariko mu gisirikare wasize umurage uhoraho. Minisitiri Juvenal Mariza Munda kandi yabwiye bari abasirikare ko nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ubunararibonye n'ubwenge bafite bikiri ingenzi ku iterambere ry'igihugu, abasaba guhora bumva ko ari bamwe mu bagize RDF. General Mubaraka Muganga we yabashimiye kubwo kwitanga, umurava n'umusanzu ukomeye bahaye igihugu ndetse n'ikinyabupfura cyabaranze mu rugendo rwabo nk'abasirikare, abasaba gukomeza gukorana n'umuryango mugari w'Abanyarwanda mu rwego rwo gukomeza kubaka igihugu. Aho yagize ati uyu ni umunsi ukomeye cyane ku basirikare bitanze cyane. Ati nubwo musezerewe mu mirimo ya gisirikare, nimusezeye ku ndangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda. Izi ndangagaciro zikomeze kubayobora kandi zibafashe gukomeza kwitegura gukora igihe cyose muzahamagarwa. Ati turabashimira byimazeyo ku bwitange n'ubudahemuka mwagaragaje kuva mu rugamba rwo kwibohora, mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, no mu rugendo rurerure kandi rutoroshye rwo kubaka bundi bushya igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye mu kugira u Rwanda igihugu ruri cyo uyu munsi. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yanashimiye abashakanye n'aba ofisiye bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kubw'inshingano zikomeye zo kwita ku miryango bakoze mu gihe abo bashakanye bari badahari. Major General Retired Wilson Gumisiriza wavuze mu izina rya bagenzi be bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yagaragaje ko atewe ishema n'iterambere RDF imaze kugeraho n'uruhare we na bagenzi be bagize, bigatuma nyine igera ku rwego iriho uyu munsi, ubwo ni RDF. Yavuze kandi ko nubwo bagiye mu cyiciro gishya cy'ubuzima, bakiteguye gukorera u Rwanda mu buryo ubwo aribwo bwose butandukanye. Reka nkubwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu 2023 yahishuye umubare w'abasirikare ba leta imaze kurekura. Umutwe wa AFCM mu 2023 watangaje ko umaze kurekura abasirikare barenga 1200 barimo barwanaga ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibare itangwa na guverineri wungirije muri Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Wiri yerekana ko mu bo AFCM mu 2023 yarekuye nk'imfungwa, hari by'umwihariko zo ku ruhande rwa leta yari ifite, harimo abacancuro babarirwa mu 3000 b'Abanyaromania babaga mu mujyi wa Goma. Barimo kandi ababarirwa mu 800 bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi bo mu butumwa bwa SADC mbere yo gutsindwa mu mirwano yasize ingabo za M23 zifashe Goma muri Mutarama. Abandi basirikare bo mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC n'ababafashaga ni abasirikare barenga 1400 batsindiwe igoma. AFCM 23 nubwo yarekuye bariya basirikare bose, ku ruhande rwayo ivuga ko nta mfungwa n'imwe leta ya Kinshasa irarekura. Uyu mutwe wishyuza Kinshasa imfungwa zibarirwa muri 700 zirimo abanyapolitike, abasirikare n'abandi bantu bafitanye isano n'abawugize ifunze yita ibyitso. Inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara impande zombi ziheruka gusinyira i Doha muri Qatar yerekana ko impande zombi mu byo zumvikanye harimo kuba buri ruhande rugomba kurekura imfungwa z'urundi
nk'imwe mu ngamba zirema icyizere. Umunyamabanga uhoraho wa AFCM 23 Benjamin Mbonima aheruka kwerurira itangazamakuru ko Kinshasa nitarekura imfungwa zo ku ruhande rw'inyeshyamba ifite uriya mutwe utazitabira icyiciro cya gatandatu cy'ibiganiro biteganyijwe kubera i Doha. Nyemerera ngushimire wowe twabanye muri aya makuru, ngushimire wowe udukurikira buri munsi, hanyuma andi makuru araza kubagezweho ni mu masaha ari imbere, by'umwihariko ku gicamunsi cy'uyu munsi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Ndashimira wowe wakanze subscribe, ndashimira wowe udukurikira kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, hanyuma reka murarikire kongera kubana nanjye. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, Imana ize kuba hamwe nawe.